Mwiriwe neza abandi mwaramutse inshuti za MK Family TV. Mbaje kusuhuza ikindi mfashe ino video ga short video kugira ngo mbasuhuze ikindi cyongeyeho nagarutse ku murongo. Mu minsi ishize nakubiye n'abajura cyangwa se wakora kwa Kiswahili binjiye muri account yanjye WhatsApp barahihakinga sinzi uburyo kibinjiyemo I don't know. Noneho bagerageza kugenda bandikira abantu ama message babasaba amafaranga. Okay, sorry, I'm so sorry. Hagari ngewe wakoze ibyo bintu nabajura. Umuntu wese wagerageje kubona iyo message from Mwiza Yvette, ndavuze ngo sorry vraiment mwihangane, hagari ngewe barabajura kandi ndizera ko ntawe bakuyeho amafaranga. Abenshi bagenda gabona ama message bakanyandikira bakambira Mwiza byagenze gute, nkabasobanurira bacaga kuri nimero ya sheri wanjye bakamubaza byagenze gute akabasobanurira. Rero ndavuze ngo sorry umuntu wese abonye iyo message imusaba amafaranga ngo bohereze muri Kenya je ne sais pas quoi barabashura. Ndavuze ngo sorry, gusa nyine abantu bagomba kuba maso, hari abajura bari kwiba mu buryo bwose. Hana rifasha aka video kugira ngo mbasabe excuse, c'est pas moi ya wanditse izo message barabashura. Rero Imana ibane namwe, Imana ikomeze ibiteho ya kandi ndizera ko nta wayohereje kuko twagerageje ko informa abantu bose. Hari umuntu umwe wansekeje arambwira ngo naringiye kuyohereza mu kanya gatoya ngo ariko ngo papa umugabo wawe ngo yari kuyansubiza. Turaseka nyine nawe murabyumva, it was joke. Okay, nta wayohereje, icyo nicyo shema y'Imana. Gusa nyine abantu mwarakoze kunyandikira, mwarakoze kuntelefona mumbaza n'ubuhoro byagenze gute, barabateka mutwe. Okay, murakoze cyane, bye, ndabakunda cyane, see you.